ntibavuga Nyamweru, bavuga hari ijambo bavuga ngo ntibavuga bavuga umuntu ufite ubumuga bw'uruhu. Yego. Uri kumva niyo mvugo nziza yo kudakomeretsa, yo gutereka umuntu ko atari mwe nk'abandi. Umuririmbyi umwe yaririmbye indirimbo avuga ngo different colors one people together as one. Yego. Iyo nyito y'ibikuri iyo njyo irahanirwa, ahubwo inyito nziza ni ukuvuga ko afite ubumuga bw'ubugufi bukabije, kubwo kwisobanukirwa ndetse no gusobanukirwa icyo ashaka, abikesheje gukoresha neza imbuga nkoranyambaga nka YouTube ndetse n'izindi. Amazina nyakuri uyu Kagarara ku bantu batayazi cyangwa se batamuzi, uyu yitwa Uwizeye Enoch, yamenyekanye nka Kagarara cyangwa se Ashton Small mu mazina ajya akoresha mu mbuga nkoranyambaga cyangwa se kugira ngo amenyekane mu itangazamakuru. Nuko nguko dutangiye ikiganiro. Nitwa Jean d'Amour, niho bwa mbere duhure kuri umuyoboro, banzu kandi subscribe, noneho tujye tubana umunsi ku wundi. Iyo nyito y'ibikuri iyo njyo irahanirwa, ahubwo inyito nziza ni ukuvuga ko afite ubumuga bw'ubugufi bukabije. Ahangaha hari abafite uruhu, bamwe kera bajya bavuga ko ari ba Nyamweru, ayo mazina bakayakoresha mu rwego rwo kubasuzugura cyangwa se kugaragaza ko ari abantu bafite uruhu rutandukanye n'urw'abandi. Iyo mvugo nayo ntabwo yemewe, ahubwo hakoreshwa imvugo ivuga ngo umuntu afite ubumuga bw'uruhu. Iyo afite yenda urugingo abura, tuvuge ni ukuguru cyangwa se ni ukuboko, ahangaha tuvuga ko afite ubumuga bw'ingingo, ntabwo tuvuga ngo ni igicumba cyangwa se ni ikimuga. Umuntu rero uzafatwa arimo gukoresha ayo mazina cyangwa se ayo magambo yo kuba ashobora gusesereza mugenzi we ashingiye uko Imana yamuremye ubumuga runaka, ahangaha uwo nguwo ashobora kuzahanwa n'amategeko. Ahangaha rero mfite umuntu nshaka guhamagara mu bafite ubumuga bw'uruhu kugira ngo tube twaganira. Yifuje ko tuganira live mu kiganiro, noneho n'abakunzi bacu bakaza kumva imyumvire ye iri hejuru. Afite ubumuga bw'uruhu, araza kubibabwira, noneho mwumve uburyo bafatwaga n'uburyo bafatwa ubu ngubu. Imyumvire yagiye igira ihinduka tubifashijwemo na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, ibidashaka ko hagira umunyarwanda n'umwe ugira utsikamirwa n'amateka y'uko yavutse cyangwa se uko yaremwe. Ni nayo mpamvu uwitwa Kagarara rwose atumye witwa Ashton Hall, umusportifu w'umunyamerika, amenya u Rwanda neza, na Kagarara nawe abyungukiramo, amenya ibindi bihugu nza kubabwira muri iki kiganiro. Uyu yitwa Fidel Mboneye, ni inshuti yanjye cyane, afite ubumuga bw'uruhu. Ndashaka ko tuza kuganira gatoya muri iki kiganiro. Allo, Damu? Yes, Fidel. Allo, ndakumva. Fidel umeze ute? Ni amahoro. Urashima Imana? Ndashima Imana cyane rwose. Imana ishimwe kabisa. Amen. Warumbwiye ngo urimo kwitegura ngo ujye mu rugendo? Nari ngiye ndi gupromotinga indirimbo yanjye. Mfitanye n'umugabo uri muri Bwongereza yitwa Tom Glory. Ari mu Bwongereza? Yaje mu Rwanda turayikora, ngira ngo ibintu byose twarabikoze na video twarabikoze, usibye ko video itarajya hanze, niyo mpamvu ndi gukora promotion, ariko audio yageze kuri YouTube. Ubwo rero ndi muri uburyo bwo kugenda mpurahura n'abanyamakuru, wongeye kuri radio ya Zion Temple ndetse na TV ugiye kuri Authentic TV and Radio. Ndahaza hariya mu Gatenga. Imana ibishyigikire muhungu wanjye. Amen. So nari nguhamagaye rero ndi mu kiganiro live. Ndumva ufite urugendo, ntabwo nshaka kugutindana. So ikiganiro nakoze uyu munsi nagikoze nshaka kugira inama abantu kugira ngo bareke gukomeza kwita abantu bafite ubumuga runaka amazina mabi,
yaba yandi yo kubasubiza inyuma, yo kubasigingiza, yo kugaragaza ko ari ibicibwa muri sosiyete. Ibi nabishingiye ko uriya muhungu bita Kagarara hari abantu mbere bajyaga bamwita amazina mabi, bavuga ngo ni igikuri, bavuga amazina atari meza, ariko ubu ngubu akaba ari ku rwego rwiza, urwego rushobora kumenyekanisha u Rwanda mu mahanga. Urabona uriya muhungu Ashton Hall w'umunyamerika niwe muntu yahisemo ko bashobora kuba batemberana akamuzengurutsa u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu byo muri Afurika. So sinshaka gutinda muri ibyo rero, nifuje ko uha abantu ubuhamya ho gato ko nari namaze gukora introduction ko ufite ubumuga bw'uruhu, ariko ibyo bitakubuza kuba waperforminga nk'uko utangiye uvuga uti ngiye muri studio ngiye anaha. Ibyo bibe byaha abantu cyase byakura mu rujijo, bibereka ko umuntu ufite ubumuga ataba ari igishibwa muri sosiyete nk'uko batekereza. Urakoze cyane bwana Damuru. Yego. N'abantu badukurikiye mu byumvireho, ni ukuvuga ngo numvishe ukomoza kuri Kagarara. Yego. Nibyo Kagarara nyine nawe afite ubumuga, ariko ntabwo bimubuza kwitwa Kagarara ufite intego. Yego. Ntabwo bimubuza kwitwa Kagarara ejo uzubaka urugo akabyara. Yego. Icyo nzi cyo nuko ushobora kuba ufite ubumuga, ariko iyo ugiye kubyara ushobora kubyara umuntu udafite ubumuga. Nk'ubu abana mfite, yego, ntabwo bafite ubumuga bw'uruhu. Harya ufite abana? Mfite abana babiri. Okay. Umuhungu n'umukobwa. Right. Nuvuga ngo abo bana ntabwo baje bafite ubumuga bw'uruhu bwanjye. Nuvuga ngo abo bana bafite uruhu normal, ntabwo bafite ubumuga bw'uruhu. Icyo nashaka kubwira abantu rero badukurikiye, yego, kumugara ku ngingo ntabwo bikuyeho ubwenge. Yego. Ntabwo bikuyeho budget n'imitekerereze cyangwa ejo hazaza heza. Right. Rero abantu ntibakarebera umuntu ufite ubumuga runaka ngo bamurebere mu bumuga afite, ahubwo babanze barebe imitekerereze ye. Yego. Kandi ngira ngo wenda ashobora kuba yaranize afite n'ubumuga cyangwa se ataranize. Yego. Abantu baba bakwiye kuyambana, ntabwo wabona umuntu ufite ikibazo nabwo ngo umutererane. Yego. So rero abantu, buri muntu wese aba agomba kuba amaboko y'undi, apana guterana abantu urufashe ubumuga bw'uruhu. Buriya Damuru njyewe nakuze mfite agahinda kuko nkimara kumenya ko mfite ubumuga bw'uruhu, hari igihe najyaga nko gusaba ubushera nk'ahantu twagiye nko mu bukwe, umuntu yaza mpaye nka litiro y'ubushera, nkayisomaho bwa mbere ikarinda irenga ku murongo wese w'abantu twaje kubumva ntawe uyisomye kubera nayisomyeho. Birababaje cyane. Bavuga ngo ntibasangira n'umuntu ufite ubumuga bw'uruhu. Nyine ukabona abantu bafite ivangura, bafite kurobanura ku butoni, bafite ukundi kuntu bateye. Yego. So nyine nanjye byampaye ishusho, gusa njyewe nshimira Imana ko mu kigeragezo, njyewe ikigeragezo nkibonamo intsinzi kubera ko ikigeragezo kiranyigisha. Yego. Ndashima Imana yampuje n'ibigeragezo. Yego. Uko iyo ntaza kumenya ibigeragezo ntabwo nari kumenya ko abantu babi babaho mu buryo bw'imitekerereze. Yego. Nta muntu muba mubi mu buryo yaremwe mu kirema muntu, ariko imitekerereze ishobora kukugira mubi niyo waba uri mwiza kajana mu bisanzwe abisi tureba. Yego. So rero ndashima Imana yampuje n'ibigeragezo. Iyo mpuye n'ikigeragezo, ibigeragezo byagiye binyera mwarimu, binyereka inzira ngomba gucamo, binyereka ko nintigira nta wundi muntu uzangira. Yego. Wari nawe niyo mpamvu murimo kumbona ndi ku mateleviziyo akomeye, ndi gukora n'abantu b'i Burayi indirimbo, ntabwo nari nzi ko nanjye bizambaho. Yego. Urakoze cyane Fidel. Yenda hari abantu bari kumva tuvuze ngo ubumuga bw'uruhu, iyo mvugo hari abantu batarayishyikira. Yenda gerageza ubahe ishusho y'uwo wariwe mbere uko leta iza kubyita ko ari abantu bafite ubumuga bw'uruhu, kugira ngo tukure abantu mu rujijo neza, tunabaterure tubatereke ahandi hantu bagire imyumvire y'abantu batekereza fresh. Urakoze. Ni ukuvuga wenda mu gihe cya kera, yego, harimo n'abantu baba bagifitemo iyo myumvire, ariko ngira ngo wenda iri kugenda ibavamo bitewe n'ubuyobozi bwiza dufite. First of all turabanza gushimira nyakubahwa Repubulika Paul Kagame. Yego.
turashimira n'ingabo z'igihugu, abapolisi n'abandi bantu bose bakora mu nzego muri departement za leta. Imana ibahugisha cyane. yego iyo tutaza kubagira ngo Imana ibakoreshe cyangwa se nabo bagiye imitekerereze neza bakora icyo Imana yarabaremeye, ntabwo tuba turi bazima. yego ariko ndifuza no kuzamukora mu ntoki, ntabwo bizacira hano. bizakunda Fide. icyo ndashaka kuvuga rero, kera bavugaga nyine ko ngo ari abantu bafite urwera babitaga nyamweru. yego uri kumva? subiramo ako kantu. nyine uri kumva bavugaga ko abantu bafite ubumuga bw'uruhu ngo babitaga nyamweru. yego ariko ntibavuga nyamweru, bavuga hari ijambo bavuga ngo ntibavuga, bavuga umuntu ufite ubumuga bw'uruhu. yego uri kumva? niyo mvugo nziza yo kudakomeretsa, yo gutereka umuntu ko atarimwe nk'abandi. umuririmbyi umwe yaririmbye indirimbo aravuga ngo different colors one people together as one. yego rero ntabwo tukiri nyamweru, ahubwo turi abana b'Imana, turi abanyagihugu bakorera igihugu bikagenda neza. yego ntabwo turi nubwo dufite ubumuga ariko turashoboye. yego none se ubu Kagarara aho ari kugenda hose ari kuvuga u Rwanda cyane. urumva ririya ni izina u Rwanda rwacu nubwo rusanzwe rufite izina, ariko nyine amashimwe ahora yiyongera bituma amashimwe asendera, yego aba menshi. rero turifuza kubona u Rwanda ruhora rushimwa n'abafite ubumuga, rushimwa n'abantu, ruvugwa n'abantu badafite ubumuga. Buri muntu wese akisanga arimo gushima Imana ndetse n'igihugu cy'u Rwanda cye. yego okay. urakoze cyane Mr Fidel. ndifuza ko tuzakorana ikiganiro live abantu bakakubona kuko ufite mindset iri hejuru. noneho yenda tukaba twakomeza icyo bita advocacy n'ubukangurambaga kuvugira abantu bafite ubumuga runaka. ariko ngifite amahirwe yo kukugira, banza ubwire abanyarwanda imigambi ubafitiye kugira ngo bumve neza ko ibyo turi kuvuga atari ibintu byo mu magambo. murakoze. imigambi yanjye mfite nuko mfite indirimbo nshya. yego nasohoye, nababwiye ko nayikoranye n'umuntu wo mu Bwongereza. yego hanyuma ubwo rero turi hafi kuyishyira hanze video yayo, mujya kuri YouTube yitwa Tom Glory. yego hanyuma mukore subscribe na video iraje. kandi ikindi mwitegure ko nje mu muziki bundi bushya, ndi umuhanzi ufite ijwi ryiza, ndi umucuranzi mwiza wa piano. Urumva? ndakuzi ariko banza ukore ntabwo amasegonda yenda 30 ukore mu ijwi ho gatoya kugira ngo abantu bumve ko ibintu turi kuvuga bifite ibihamya. Fide, ihangane rwose, ndakugoye ariko ihangane. nta kibazo no kuri Pagitwaza bari kumamagara, ariko reka ngo bitakapera hanyuma nsoze ndebe. yego urahita wigendera, ntacyo bitwaye. hari indirimbo tuvuga ngo Yesu yakuye the bar. yego aho Yesu yakuye the bari, nimufashe tumuhe icyubahiro. abo yakuye misayo ibyaha, tumushimire ineza yatugiriye, kuko yarakoze kandi yagize neza. tumushimire ineza. Fide, urakoze. Ewan, uhita umpeza linki. Fide, mbabarira nimero yawe unyemerere nze kwipininga muri iki kiganiro. Nishira abantu bampa amafaranga banshyigikire. Bagushyigikire rwose. Ebana bagushyigikire, iyo ndirimbo tuyibona bayikorera amashusho meza cyane. Kamera ndayifite, nge ndayemeye, abantu baze dushyigikire Fideli akora indirimbo nziza cyane. aha uze kunsunikira nimero rwose iri muri momo. Momo rwose ndumva ndayiguha nimero rwose, kandi reka mpande nshimire n'abanyarwandakazi muri rusange. Yego, abari mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye muri Afurika n'i Burayi. Yego, umuntu wese wagize uruhare mu kurambura akaboko kuba Mr Fido ndi mu rwego ndiho ubu ngubu, buri wese musabira umugisha kandi ndamusengera. Urakoze cyane. Yego, urakoze cyane Fideli, turagushimiye nubwo bitari byoroshye, uri mu rugendo kandi kuri radio na televiziyo bize kugenda neza. Murakoze cyane ko twifuriza amahirwe, nanjye nabifurije. Asante. Ya, ngira ngo mwamwumvise Mr Fido cyangwa se Fidele
yenda amazina ye ngira ngo yayavuze yitwa Fidèle Mboneye. Uyu nguyu afite ubumuga bw'uruhu, bamwe kera bitaga abanyamweru. Navuze ngo iyo mvugo ntabwo igikoreshwa, hakoreshwa ufite ubumuga bw'uruhu. Nta nubwo bavuga ngo ubana n'ubumuga, no, afite ubumuga bw'uruhu. So ni umuhanzi, ni umucuranzi, n'indi mirimo yose. Murumva ko ntabwo we yaheranwe n'ubumuga, ahubwo akora yiteza imbere umunsi ku munsi. Mumvise ko anafite projet yo gukora indirimbo muri studio, afite yo yakoranye n'umunyamerika. Murumva ko rero nta wataniye na Kagarara, nawe arakora kugira ngo yiteze imbere, ntabwo yaheranwe n'amateka yo kuba afite ubumuga. So aba bantu tubashyigikire. Kagarara kudo chapeau rwose, wahesheje u Rwanda ishema, kandi koko imodoka wahawe urayikwiye n'amafaranga wahawe rwose, ahubwo umuntu afite amafaranga yakongera andi. Kagarara ukagenda ugatera imbere, turagukunda cyane. So ndagushimiye wabanye natwe muri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere, twizere ko amaze gukanda subscribe mu buryo bwo gutera inkunga kugira ngo tugira followers benshi, none tujye tubategurira ibintu byiza. Urakoze cyane, ndagushimiye. Kandi nge navuze ko ndi Jean d'Amour, keneye kuvugana natwe, kuduha inkuru yawe, kuganira natwe se hano kuri kamera ntacyo bitwaye, kutubwira uhamya ibyo wanyuzemo, icyifuzo wifuza kugeza ku banyarwanda se, isomo wifuza gutambutsa, ni karibu ahanga kuri Ujyuze Family TV. Tuguhaye ikaze, right? So mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Ciao ciao. Ngira ngo muramwumvise, yitwa Fidèle Mboneye, ari mu bantu bafite ubumuga bw'uruhu, ari mu bantu bisobanukiwe, bakora cyane. Ngira ngo murabyumvise, nubwo yenda tutabashe kuvugana neza, ariko turibuze kuvugana. Mwumva uburyo ki uyu muhungu yamaze kwisobanukirwa, nubwo afite ubumuga bw'uruhu, ntabwo yaheranwe n'ayo mateka. Araza kubivuga neza, abisobanure uko kera bafataga cyangwa se bamufataga nuko ubu ngubu bamufata. Uyu Ashton Hall, nkuko nari maze kubivuga, ni umwe mu byamamare bizwi ku isi, ni umwe mu byamamare bizwi ku bijyanye no gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se sport. Ahanga sinatinya kuvuga ko ari umunyamerika. Ngira ngo ubushize twakiriye mu Rwanda uwitwa Speed, nawe ni umunyamerika waje mu Rwanda. Ni umwe mu content creators binjiza amafaranga menshi kuri mbuga nkoranyambaga, cyane kuri YouTube. Akora live cyangwa se content zi live, yirukanka, asimbuka, akora ama challenges agiye atandukanye ku mbuga nkoranyambaga, akabikora live ndetse akinjiza amafaranga menshi. Ibyo ntabwo ari byo nshaka gutindaho. Uyu Kagarara rero, cyangwa se Uwizeye Enoch mu yandi magambo niko yitwa, nkuko nabivuze, yarisobanukiwe. None akimara kumva ko uyu Ashton Hall azaza mu Rwanda, aravuga ati nta kuntu nabigenza nkazahura n'uyu muntu, ko nanjye ndi umusportif. Asho Speed yaraje agenda nta kintu afashije uyu Kagarara. Ngira ngo tubyumve neza. Uyu Asho Speed yaraje akora imyitozo, atembera u Rwanda, ajya mu birunga, asura ingagi, agera muri Stade Amahoro, akora ibintu bigiye bitandukanye, abantu baramubona. Ariko nta kintu yagiye afashije Kagarara, nubwo barahuye imbona nkubone. Ngira ngo nta kintu kikiri ibanga, ibintu bisigaye biba noneho bikaba publicly. Byarabaye rero, Asho Speed agenda nta kintu afashije uyu Kagarara. Nyuma yaho nibwo uyu muhungu yakomeje kugira courage, akomeza gushaka uburyo noneho nawe yazagira ate yazamenyekana, akomeza kugenda akoresha imbuga nkoranyambaga. Ari nabwo yaje kumenya amakuru y'uyu Ashton Hall, kugeza ubwo yaje mu Rwanda. Ataragera mu Rwanda, uyu Kagarara yaramusanganiye, babanza bazengurukana bimwe mu bihugu byo muri Afurika. Nagerageje gukora ubushakashatsi nsanga ibihugu bimwe byo muri Afurika bazengurukanye,
harimo Nigeria. Uyu Kagarara avuye muri Nigeria, bageze muri Benin, bageze muri Cameroon, bageze muri Ghana ndetse n'ahandi. So murumva ko rero uyu Kagarara ari mu bantu bageze muri bihugu. Hari abantu benshi mugenda muvuga ngo uyu Kagarara impamvu yageze muri bihugu cyangwa se impamvu yese ahura n'uyu Ashton Hall akamusapotinga, ntabwo ndagira ku modoka yahawe ndetse n'igishoro cya miliyoni 7 zisaga yahawe n'uyu nguyu Ashton Hall. Abantu barimo kuvuga ngo nuko ari ubumuga, nuko ari mugufi, oya, ahubwo uyu Kagarara arakora, yarakoze, yarabiharaniye, koze imirimo ku mbuga nkoranyambaga. Ngira ngo twabonye umunyamakuru nka Scovia Mutesi abivugaho, burya ikintu uyu Scovia afashe umwanya we akakivugaho, akagishyiraho commentaire, nuko kiba ari ikintu cyumvikana. Mbonera kubwira abantu, niba ushaka kugera kure, tangira ukore. Niba ufite inzozi zo kugera ku bintu runaka, inzozi zasohora, ariko nanone wabigizemo uruhare. Urumva niba uyu Asho Speed yaraje ntagire ikintu afasha Kagarara, ntabwo yacitse intege, yaravuze ati noneho nihaza undi mu YouTuber performer, ngomba kuzakora uburyo bwose tuza gukorana, kandi murabona ko byakunze. Urumva uyu Kagarara avuye mu bihugu tumaze kuvuga. Ngira ngo mu Rwanda barazengurutse bakora tawa, narwo bararuzengurutse, nabonye baragiye mu Bigogwe, aho basuye inka barabatembereza, ndetse n'andi hantu hagiye hatandukanye, kugeza ubwo uyu Ashton Hall byarangiye avuze ngo ntabwo ashobora kugenda atageze kwa Kagarara ku ivuko. Ngira ngo uyu Kagarara avuka mu nce za Nyamasheke, ni murengerazuba bw'u Rwanda. Aho ngaho rero uyu Ashton Hall yarahageze, aramusura, anasura n'umuryango uyu Kagarara. So ikintu cyatangaje nuko uyu munyamerika we yavuze ngo mu magambo ye bwite, yavuze ko atarazi u Rwanda, ahubwo u Rwanda yarumenye kubera uyu Kagarara. Umuntu kera wafatwaga nk'utazagira icyo yimarira cyangwa se nk'udafite icyerekezo cy'ubuzima, atangiye gutuma abanyamerika basobanukirwa u Rwanda. Murumva ni ikintu gikomeye cyo gutekerezaho, kugira ngo umuntu ufite ubumuga abe yatuma abanyamerika bamenya u Rwanda. Mu hantu hagiye hatandukanye, muri hamwe hagiye hatandukanye basuye, twavuga ko basuye ahantu nyaburanga hagiye hatandukanye cyane mu mujyi wa Kigali. Basuye iwabo wa Kagarara, twabivuze, basuye abakunzi ba Kagarara. Hari ibikorwa bimwe na bimwe bagiye bamamaza, harimo nk'imirimo igiye itandukanye, harimo nka siporo, twavuga siporo ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Mumva ko rero iki ngiki ni igikorwa cyo kwishimira. Hari ikintu nshaka kugarukaho gitoya cyane, ari nacyo cyatumye ahanini nkora iki kiganiro. Ngira ngo harashize igihe kinini mutambona imbere ya kamera, ariko uyu munsi byabaye ngombwa. Kubera iki? Hari abantu bagiye bahaguruka bavuga ko ari abanyamasengesho, ko Imana ibatumye, ngo ibatumye kuri Kagarara, bakajya baza imbere ya kamera, none bakavuga ko uyu Kagarara nawe ari mu bantu bari hafi gupfa, nk'uko dore imbogo yapfuye, ndetse na ninde uriya waririmbye ngo every day I need the blood of Jesus. Ngira ngo muramuzi, ni Gogo Glorious. Kuko bajya babona ngo umuntu niba atangiye kwiteza imbere cyangwa atangiye kumenyekana ngo abagiye gupfa. Abo bantu twabaha amanota nibura 0 ku 10. Amanota 0 ku 10 barayakwiye,
kuko buri muntu aba afite igihe azapfira, kandi hari destiny y'umuntu. Ntabwo ushobora gupfa utaragera ku nzozi zawe cyangwa se kuri destiny Imana yagupangiye kugeraho. Ubwo rero ibi mbivugiye ko Kagarara yirinda abantu bamutera ubwoba, kuko afite icyerekezo kandi afite ejo hazaza. Biragaragara ko umuntu niba atangiye kumenyekanisha u Rwanda kuri uru rwego, niba umuntu aza kuri social media amezi 3 twabahawe imodoka iri hejuru ya miliyoni 15, niba umuntu akoresha imbuga nkoranyambaga akahura n'umunyamerika akamusponsoringa akamuhereza miliyoni ziri hagati ya 7 n'8 kugira ngo yiteze imbere, ese uraza umutera ubwoba ngo agiye gupfa urinde? Uraza umutera ubwoba ngo agiye gupfa ushingiye kuki? Aba bantu bagiye babafata bababaze neza. Ese reka tureke ibyo ngibyo, reka dusipoze ko ari ukuri sibyo ko atari n'ukuri. Umwana niba gutumye ku muntu, kuki uza imbere ya kamera akaba ariho bivugira? Wagiye ukoresha uko ushoboye ugashaka uwo muntu, noneho wamara kumubona ukamubwira iki Imana yagutumye, bitari ngombwa ko uza kubitangariza isi yose. Wibuke ko ibi biganiro tuba dukorera aha ngaha ni ibiganiro bitajya bisibwa, biragenda bikajya muri database ya YouTube, ku buryo nubwo wagisiba ntabwo kijya kivaho. Kugira gutya rero ukiteranya n'umuntu ngo Imana yagutumye, jya umusanga ujye kumubwira ibyo umubwira, ureke kuza kubivugira kuri kamera. Ubwo abo bantu nizere ko biyumvise. Foto arabonye amavideo. Mitsutsu, uwitwa Mitsutsu afite umuvandimwe we urwaye bikabije. Nabonye afite ikibazo gutya ku munwa n'amazuru n'amaso, mbese biteye ubwoba. Uyu Kagarara mu kintu namushimiye, ari mu bantu bifashe video bagaragaza ko bababajwe cyane n'uburwayi bw'umuvandimwe wa Mitsutsu. Donc nubwo utagira icyo ukora, ariko byonyine kumva ko ifatanije n'umuntu mu kababaro sava. Ngira ngo Mitsutsu yagaragaye minsi yashize message zagitambuka avuga ko yashyize ku isoko YouTube channel yiwe. Kandi YouTube channel twabyita nk'umurima umuntu asaruramo ibimutunga. Ariko iyo umuntu yavuze ngo umurima nsaruramo mushyize ku isoko, nuko aba agize ate ababaye. Kagarara rero yivugiye magambo ye ko ababajwe n'uburwayi bw'umuvandimwe wa Mitsutsu. Ni umuntu bahuriye mu ruganda rwa YouTube. Yarababaye rero, icyo kintu cyaramubabaje cyane. Kagarara rwose natwe twarababaye. Ubundi abanyarwanda twese turi umwe. Abanyarwanda turi umwe. Iyo muvandimwe wawe ababaye, nawe ugomba kubabara, cyangwa se umuturanyi wawe iyo atishimye, nawe burya ntiwakombye kwishima, ahubwo wakombye kugira gute kubabarana n'ababaye ukishimana n'abishimye. Niba ari cyo wakora rero kwa Mitsutsu, wamutabara ukaba wamusapotinga akomeza akagira ate akavuza umuvandimwe we. So nabonye Israel Mbonyi yaramusuye. Israel Mbonyi turagushimiye cyane. Israel Mbonyi yaramusuye, narabibonye video narayibonye yamusuye mu bitaro, yasuye umuvandimwe wa Mitsutsu. Murabona ko Israel Mbonyi nawe ni umukristo, afite umutima mwiza cyane. Israel Mbonyi Imana iguha umugisha, ndetse n'abandi bakomeje kugaragaza umutima mwiza kuri Mitsutsu mumwereka urukundo. Nabonye muri Genesis Committee nabo baragerageje kugira gute gukusanya inkunga abantu bakoze cya gikorwa, nabo Imana igira ite ibaha umugisha.